irajesha Kijigo Media TV. Ariko se boro ufite imyaka ingahe? Ningahera kankoresha calculator nanjye sinyu. Kwatu na calculator ashobora kuzamo mate era. Ntago hazamo mate era. Isakiu. Bonye ari 30. Ufite agasura nk'akabanyakoreye umuntu akubonye yakubara muri 10 na. Harya uyu munsi si Severant. Yego. Ku myaka yawe tarani nta mukunzi urabona ku buryo mwamuri kumwe. Abakobwa b'iyi minsi mabona ntacyo twavugana nabo. Wazagiye gushaka mukecuru wawe se ko nawe nawe. Tacicika aho ngaho n'inyinyurwaye turabizi. Kareka shani nje ntago ndwaye nini. Nayi mu nzira ifi gato. Esure bari abakobwa bari kuviriya, igihe uvugishe mu mwe turebe nimba utayirwaye. Hoya nyine ibyo ndakeka bitari ngombwa. Nta ninyurwaye kumuvugisha ari cyo bitwaye. Ariko reka nze mbembeze sha. Arashye bitwaye se kanje hari hirya njye kugwamagarira ambulance kuko ndabizi baraza kugushora. Oya reka tugende hari hepfo y'umukingo turaba turi kubikurikirana neza. Kwemeza Mitemu we kugira ngo mbemeze. Ka turebe icyuki kirimo. Itamuri aho agapira k'umuti. Nanjye niwe nashakaga. Niwe. Wakana usa nk'uwabaye akaraye ukiri gatoya. Yasha uragira ngo nanjye ndware ninyi yawe se. Je ne sais pas tout de Santos. Ibyo se bisobanuye iki? Babyize nasibye. Ariko reka nze mbereke. Shira kanyamuneza mu mitima. Utasetani kibazo chote kijigwara gutegereje akubire story gusekesha pe Kijigo Media TV. Wasi Instagram ubwirenye. Ratubwire iki? Oya nagano nashakaga sha. Nashakaga uyu ngo wambaye agapira k'umuti. Ariko wewe usko ubungu bw'iki gihe busigaye bwira. Ariko muho nta soni ufite. Uratinyuka ugatuka mugenzi wacu. Urasura abana ari mubi. Ubu ni ikinangira gutereta. Ubu ngubu nabarya amaji. Uyarya abandi. Bano bakobwa bandi imbere hari abandi se. Reka tubirebe. Busigaye bwaribonye. Ubu nta soni. Umva mwana mubonye ibintu bimbayeho bari banyishe. Ngiyi filimi yose nayizanye gatandukanye. Sibye ninyi yawe se hari ugenduka mu kubita imirongo. Nawe ugenda ubakubite turebe. Icyo kibazo turagihuje ahubwo reka nkwereke umuntu duhamagara twigisha. Rundunzi reka tubazana ari babiri batwigisha. Nawe ushaka kubyiga waruswendewe. Ninjye udashaka kwiyandayanda se urabona nadakuze. Isi ko kigeze ku mperuka. We Karori zana na bushishi tubere gutuntu mutwigisha. Sha reka mbabwire nukuri do kwigisha ngende nabyo amuticha pe ariko urumva nta mwarimu ukorera ubuntu muraza nagahimbaza musiki nje kuko sinkorera ubuntu pe cyokoza ndabona bushishi we twari turi kumwe nawe reka mubwire numve niba byemera nabyemera turaza natabyemera ubwo nyine namwe murabyumva murashaka ubundi ntunzi se nkubita mbangura ni vuba vuba. Abatafa ariko sha ndabona mumeze neza muraryoshye neza. Ni mwebwe no mutsi banza ndibuhembwe nka Messi kuko gicyangwa we Shamwana we ahubwo ibyo reka tubireka ko se ko nabonye mwankorinze munkorengiye iki nyine natwe urabona hari ikibazo dufise ko mutaye wazeje igiti cyangwa nginyi ibyana by'iki gihe byigiriza nkana ubwo jati igiti nayo ubwo ngubwo Google nayuzi Google ndayiza reka icyo kintu uri kuvuga ntacyo nzi ariko ibyo bintu twari turi kuvuga reka tubikomeze. Nyine uratubona. Nyine turi kukureba urabona dusinziriye. Turwaye ninyi. Jya kwa muganga. Mwazanye ibitovu mwana zana ibitovu nkwereke tubahuragure pe higa nkwereke uburyo iyo ninyi tuyikubita bikabakiza bigakira neza higa. Ibitovu ni ibiki? Ni ibijumba. Ubwo se sha nabyo uzi ibitovu? Ni ubwa mbere nanjye mbyumvishe. Iyi ya Kinyarwanda nayihagejeje. Sha wabimbguramutse. Ungamane basi ivuga ihene. Ariko
nari kuvuga imbuzi ariko sanze kurusha agaciro. ngo imbuzi imana ngo indusha agaciro ntariba ubwo we nakugereranya na sundira igitaha imbeba y'umushuru. Umva sha utaza kunuka ugatuma uno munsi ndukwiriza wibuke nyine nta kundi ukubiswe mu nnyo nta koma, ahubwo reka dutangire dutange imiti ya kinyarwanda. mugiye kuyitanga gute? buriya rero reka mbabwire mu muco wa kinyarwanda, iyo urwaye ininyido iki kintu bakigukubita inshuro 5, iyo wishajije bakongezaho izindi 3, noneho ininyido umenya naho iciye sifu yita igenda burundu kwa heriya konani. Inshuro zingahe? ariko se sha ushaka kubyumva mu cyesipanyoro ko nkizi nacyo nkikubwira? Ana kugira ngo babinkubite nahita nitahira. Ariko mubireke. Ariko se nagenda ko nari nkeneye amafaranga ndabanyakuye, ubwo reka nigira inama yo kubijugunya mbashaka amafaranga. Aya nako tubagiriye impuhwe za kibyeyi, reka tubijugunye. Kambigisha udustatistike n'udustatistike two gutereta. Isomo rya mbere riraba rimeze gutya, turabigisha pratique tuze no kubigisha teori. Numva se ahubwo twagiye tangira utwigishe turakwiteze rwose. Ko pratique ni warabanza kuza kuyitwereka. Hari ikibazo ko nzi ko ntaho nigeze ntereta, nibambwira ngo mbereke pratique ndabereke. Oya ntari ibi turabibereka. Harya wowe uzi gutereta? Buriya njyewe nabisomye mu gitabo, ariko njyewe bifitemo na experience no kuri TikTok murambibona no ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo nibajya pratique niwe urajyayo? Reka ni wowe urajyayo, njye ndigisha teori. Reka ahubwo tugende. Rero step nziza urahita umereza amafaranga, urumva noneho nuko nkwereka ukuntu bikorwa. Ko njyewe wibuke tujya gutangira navuga ko ndi umwarimu kandi nyenera minerivare, ariko hari ikintu natababwiye. Ni igiki subwo? Ariko ntago nakora mutanyishyuye. Ariko nutwo twari tumaze kubabwira murabanza mutwishyure. Ibyo bintu bibaho subwo wakwishyura ibintu utaramenya ko bibaho. Umva rero niba bitabaho ni mubireke. Ariko bitewe n'uburyo tubishaka turabishyura. Cyamaye niyiruswe nde nayo emaye isuka petiwe yajya konka nyoko. Nuko nagwingiye ndi furu. Ubundi se mushaka ngahe? Ubwo se twabahendara ni 8 gusa. 8? Ko numva wikanze ni 8 ariko mwabona byari ibyo twabigishije mugashyiraho n'agashimwe ka 2, ariko byaba na byiza na kenzi nago twazanga, urumva nagashimwe kiyongera ku mushahara. Umva sha uraba uri guhinga uraba uri kugira gute? Ndaba ndi kwikinira umupira. Hano sari bari hari. None se mwana ko wibaraguzwa, abasore b'iki gihe nabo basigaye bibaraguzwa. Ubuse ngiye hari isuka wambonanaga. Oya mureka tudiringe bive mu nzira dusoza. Ariko nubwo wowe mbonye uri umwana uri icyana, sha mbonye uzi ubwenge dukomeze. Ahubwo jya ku kagari baguha udushyimbo. Mwana reka tubakubite kine. Nari binyine ukubiswe mu nnyo nakoma, si mwebwe mutugenera. Rengeye ngayo. Nawe zana ibiceri. Dukoma kometore ko byuzuye. Okay, nawe tanga. Ngiye wayanye ndayatanga kuri phone. Ngakira. Iyi ni students musigaye mu mase. Ibiceri mwana. Nimubanza muyohereze kuri phone turayakira. Nta kibazo turabigukorera. Suyafiteho kapo. Ngiye ndayafite rwose. Se kuri phone ndayafite ahubwo shyiramo nimero. Wayabonye? Ubwo abayaje n'ubundi nta kibazo. Ngakira naya ngayo. Ubundi se kare kose mwigiraga ibikira. Mushaka kugora abantu gusa. Imana yarabahaye muri abakire. Shahu ko twirwa turya amazi tukarenzaho buto. Ngaho rero isomo rya mbere ni imitoma. Twagiye ku mutoma wa mbere.
iyo mitoma n'ibyo byose twigishije ari neza, ahubwo igisigaye ni puratike. ariko ni mwebwe mugomba kubanza mugakora iyo paratike kugira ngo turebe n'ibyo twabigishije mwabikoze mwabifashe, ariko natwe turaba turi hafi yanyu gatoya tubareba nyine. ariko uziko ari byo ninde uri bubanze? aya we ntago wabanza ari niyo ndeshya, umeze nk'ifuni ihamba imbwa ngo none ngo urashaka kubanza. Nihabanza Gasongo yeye. rero hari ahirya hari cyana nabonye na pofutse gikunda gucana umwana masaha, reka tukirindire turebe ko kihaca ubundi dukore paratike. Sha natwe ntago turaba turi kure, turaba turi hano hepfo munsi y'umukingo twabitaruye nyine, ubwo urumva batubonamo imboga mu mweru. Mwana dore nguriya Gasongo yeye nagende nyine. ngende ariko iyi mutoma ndayimutera we kiramurenga none uyu munsi umva ko yanyanze koko. Igise noneho kandi umva nyine urabona ndabona iki? nyine iyo nkubonye numva umwoyo wangu ujyanye. Umwoyo se nibiki noneho kandi? Ni umutima mu Giswahili kubera kugukunda cyane mvugishwa n'indimi. Nzagukunda mpaka mu buteye pocket. None iyo usetse mana uraseka amasaza gatumu. Ubundi ubuhungu bw'iyi minsi bwigeze biki? Ariko urabizi nge nandukanye n'ubwo buhungu. Yigwa nyine wowe uraburenze. Ufite akabiri kanyerera nk'ak'igikeri. Bigenze biteye Imana. Uva mwana bino bicaza byatubeshya bwo mu bifata bitataturiye. Ngo nikosha bigiye ariko n'ibifata ndabihanye. Njyane mavuri. Uzadukura Yesu, natwe twashakaga kwirahira amafaranga, cyakoze muzaturangira umuntu uzi kuturereza.